Bana b'Imana, Yesu ashimwe. Imana ni nziza kandi ibihe byose. Iryo jambo ndarikunda cyane kandi nkifuza ko umuntu arivuga abitekerejeho cyane, kuko iyo umuntu afite ibitekerezo by'umwuka, dore ko hari n'ibya kamere, iyo ufite ibitekerezo by'umwuka ugasobanukirwa neza n'impamvu uriho, ukamenya neza ko amatangazo yahise yari menshi, ugatekereza ko amaserekeri menshi barimo imirambo myinshi, ugatekereza ko kwa muganga hari abamanitse amaguru benshi, ukamenya ko hari abafite amasonde menshi n'ibindi byinshi byibasiye inyoko muntu. Uyu mwanya ukajya kubona ukabona urahumeka akakuka ku buntu, ukwiye kuvuga ngo Imana ni nziza ubikuye ku mutima. Haleluya! Ndashima Imana data wa twese iduhaye amahirwe yo kubaho. Reka nitubivuga Imana idutije ibiganza byacu, zirikane ko hari abandi kacitse, zirikane ko hari abandi kamanitse, maze tuzamure ibiganza byacu icyarimwe, twerereze Imana yacu tubihamya tuti Imana ni nziza. Haleluya! Nagiye ahantu agiye hatandukanye mu myaka 29 maze muri iri torero ry'Imana. Ndi umugatulika ku bwa kavukire, ndi umwadeperi kubo gushaka Imana. Ubwo rero abaraha nkaba n'umudivantiste w'umunsi wa karindwi kubw'ubutumwa bwiza. Abaraha rero muzihanganira imico y'iwacu mu gatulika, nimuyimbonana ntimuzavuge ngo mwatewe, kuko iby'iwacu byiza byo mu gatulika nzabizana. Byiza iwacu mu gatulika hari ibintu byiza bibayo. Niho nabatirijwe ndi uruhinja, tsindira amasakaramentu, tsindira Ukaristiya, ndakomezwa. Ku myaka 11 ntangira gushaka gusenga ajyanye n'imyizerere yanjye ku idini uko mbyifuza, nigira muri ADPR Pentecoste. Ubwo rero abazi gukubita ipendo, bashyitsi beza mwageze hano, ndashaka kongera kureba ibiganza byabo bashyitsi ADPR Pentecoste Katolike muri hano, muzamure ibiganza cyane. Bene wacu mu gatulika ba ADPR ba Poroso muzamure cyane, muzamure cyane. Tuzakanyuzaho dore nayizanye. Ubwo rero mukundi mugora muze kuzana ipendo. Dukubite musinzi bagirwe nakizwaga mama we. Turaza kugashyiramo tugahanike, kandi abiwacu mu gatulika nimuze gusiga za ndirimbo nziza, nimuze twese twegera amezi. Iwacu dufite ibintu byiza, twisangiriru mukiza wacu. Umvangwa rumva muhari muri benshi. Abadive ntacyo bazadutwara, ariko abadive nabo muze kuzana ibitabo turaza kuririmba. Haleluya! Nabonye rero muri iyi myaka 29 yo maze muri iri torero, nagiye ngenda ahantu hagiye hatandukanye mu ivugabutumwa, ariko nasanze mu ndimi nyinshi zo nabashije kumenya n'izo ntazi, iri jambo rivuga ngo Imana ni nziza riravugwa hose. Amen. Ngeze i Burundi ahantu bita mu Kibitoki, turi mu ivugabutumwa, nasanze bo bavuga ngo Mungu ni mwema. Ubwo abazi Igiswahili baravuga ngo siku zote, bakongera bati Mungu mwema. Asante sana. Mungu awabariki. Mungu amen. Nuko igihe nari ndi mu mavuna ahantu bita Bayirengo, bakoresha ururimi rw'Icyongereza n'Igifaransa, ari mu mujyi wa Kigali, ari mu mwaka wa 2015. Nuko numva bagafite mu Cyongereza bakavuga neza, bize bagize amahirwe
mugakomeza mukaba ngorofone. Imana ibaha umugisha. Abango God is good. Abize basubiza ngo iki? All the time bagasubiza ngo God is good. No nanjye nkavango God bless you. Wapfuye yari hose. Tumbise mwene Mashabari na nyina Maporo avuga icyongereza. Data yitwa Mashabari, mama akitwa nyina Maporo. Ni amazina akaze cyane. Ndi kukiga mu Gifaransa naho ngo nzumva ko bakavuga, ariko natwe Imana yatugiriye neza. Mu Kinyarwanda cyacu tuzi ko Imana ari nziza. Amen. N'ibiganza byacu tubihamye ko Imana ni nziza. Imana ni nziza. Uko tungana musavuze amajwi yacu. Imana ni nziza. Abo Yesu atije ibiganza tubizamure. Imana ni nziza. Kandi ibihe byose Imana ni nziza. Niyo kamere yayo. Haleluya. Iyo tuvuze ngo haleluya tuba tuvuze ngo himbazwe Mana. Natwe tuvuga ngo amen. Haleluya. Turavuze ngo amena. Hindukira mugenzi wawe mwicaranye umubwire uti mwenyura, Yesu aragukunda. Umusuhuze, munasuhuzanye, muhoberane, ntacyo bitwaye. Mwijuru hari Yesu dukunda. Ndashima Imana cyane iduhaye uyu munsi wa none. Uyu munsi nari mutegereje ariko mfite no gushidikanya. Ndashimira Imana yarinze Pastor yambaye hafi nimara kwakira ubutumire bwa hano. Byari ibibazo byinshi nashaka kuvuga nona. Nari ndwaye, mfite uburwayi butuma ntashobora kuza. Nkomeza kumubwira ko bidakunda bitewe n'ingaruka z'amateka, wenda niba ngombwa muzamenya. Ngira ikibazo, uyu mutwe wose uretse Yesu Kristo gusa urimo ibikomere. Uyu mubiri wose urebeye inyuma ni umubiri ufite ubumuga. Gufwa ry'igikanu, mu bitugu, mugongo. Ku myaka 14 naranyukanyutswe kubw'ingaruka z'icyaha n'amateka y'igihugu cyacu mabi. Baranyuka, barakubita, ku mugabo barahonyora, ibintu birivanga. Imana ingirira neza, nyongera iminsi yo kubaho. Inkura mu mirambo 13,000 muri stade yitwa Igatwaro iwacu ku Kibuye. Abanyabibazi ndabasuhuje, turi kumwe hano hirya. Mvuka mu karere ka Karongi, ndi umushi mu bashi harya hasi ku Kivu. Murenge wa kavukire yanjye n'uwa Bwishyura, umurenge w'umujyi. Sambu ya data iteretse ku Kivu neza. Aho niho mvuka muri ayo mateka menshi. Imana ingirira neza, ingura mu mirambo 2,300 ku musozi witwa Karongi mu 2,500. Imana ingirira neza, ingura mu myobo. Ingura mu mwobo witwa Irubengera Kibirizi. Maramo nk'amasaha 2 ndwana n'imirambo nyinyereraho nurira byanga. Aya maboko yari afite ibibazo, ahantu hose hari ibibazo, ariko Imana ntigibura abakiranutsi bayikorera mu gihe gikwiye n'ikidakwiye. Imana ikoresha abantu. Mujye mushimira ibyiza abandi bakoze. Shimira umusaza wanyubitseho umuvure witwa Selemani w'Ikibirizi. Abadayimoni bihanze mu bantu, anyubikaho umuvure barashaka barambura. Hari uwanshyize mu mutiba umutiba nisangiramo ibinyangurube ndirira. Gihe cyose Imana ibifite abantu, kandi no muri iki gihe iragukeneye ngo ube umuntu wayo. Ntuzahindurwe n'ibihe.
mugahindurwe n'ibyago n'amakuba, ahubwo bizababera umugisha wo gukorera Imana, ingororano ziri mu ijuru. Ndashima Imana rero yatumye nongerwa iminsi yo kubaho, sinjya mbere ntabivuze. Zaburi 118 murongo wa 17 ndawukunda cyane, kandi iyo nawe irahinduka iyawe. Haranditse ngo sinzapfa ahubwo nzarama, ngo kugira ngo ntangarize abantu ibyo Uwiteka yakoze. Ndagira ngo uyu mwanya utekereze ko byo Uwiteka yagukoreye, maze ujyane nanjye mu munyezaburi, muri Zaburi 126. Munyezaburi yaravuze ngo Uwiteka yadukoreye ibigenje gute? Ibikomeye. Uwiteka yabakoreye ibigenje gute? Ibikomeye. Ngo none natwe turishimye. Ababyumvise mwongere mutamere. Ngo twese ko duteraniye hano turabarame. Hari korali orchestre imwe igiririmba ngo baririmba ngo umwaka urashize ngo uwundi uratashye. Burya hari n'indirimbo z'isi zitwigisha ngo none dore umwaka urashize ngo uwundi uratashye, ngo dushimire Imana Nyagasani ikiduhagaritse tukaba tugejeje amagingo. Bakaririmbamo indirimbo amagambo akomeye nahaye agaciro, ngo abataragize ayo mahirwe nabo si kubwabo, kuko burya ntawanga kugenza gute? Kuramuka. Abanyarwanda barongera baririmba ngo kuramba ni ukuramuka, ibyejo bibara. Mwivunika mu mutwe mutekereza ibyejo mutazi ko muzahageza. Mushimire Imana iby'uyu munsi. Mu butunzi mufite no mu Mana Imana yabahaye muzikiranukemo muri uyu munsi. Ibyejo ni Imana igenje ite? Ni Imana ibizi. Reka dushimire Imana twese abateranira, ari abatoya ari abakuze, tuyishimire ko turamye. N'abo bana batoya bararamye, hari abo bavukiye rimwe bapfuye, hari inda mwasamiwe kimwe namwe mwabana mwe zavuyemo. Mwebwe iyanyu irahonoka muriho, urwego mwamuriho rwose, waba ubana n'ubumuga iwanyu baba bakennye, shimira Imana. Hari abandi bagiye n'abana b'abakire baragenda, wowe uracyariho. Buri wese ku rwego rwe araramye. Sinzapfa. Dushimira Imana itwongereye igihe cyo kurama, ihabwa icyubahiro. Ariko se ko kituramye? Hari igihe abantu barama bakirata igihagararo cyabo, hari igihe abantu barama bakirata amazuru avamo ibimwira atajya avamo n'akawunga byibuze ngo twinywere. Hari igihe abantu barama bakirata akarere kabo kera cyane. Hari igihe abantu barama bakirata bya bintu byose byitwa ibyiratwa. Oya, ndagira ngo uyu mwanya tuzirikane ku burame bwacu. Amen. Bibiliya iravuga ngo sinzapfa ahubwo nzagenza neza, nzarama. Kimwe gusa gitumye tugandagaza ahangaha aya mavuna akaba, ijambo ry'Imana risanga igisubizo ngo nzarama kugira ngo ntangarize abantu ibyo Uwiteka yagenje ate, ibyo Uwiteka yakoze. Ababyumvise mutamere? Rero ibyo Uwiteka yakoze nibyo mbazaniye kuri uyu musozi. Imana izabaye kubyakira no kwizera. Imana ijambo ryose rizavugirwa aha, haba mu ndirimbo haba mu makorari, Mwuka Wera azaryumvikanishe ku kigero gikwiriye. Ubukene bwa buri wese buzakenurwe, twese tuzabona ubugingo. Shimiye korari yatwakiriye abashyitsi hano, shimiye pastor, kuko navugaga amaze iminsi turi kuvugana nawe dushakisha ngo wenda hazaboneka undi mubwiriza, kuko hejuru y'izo ngaruka zose nashoje amavuna ku Gikongoro nza ndembye cyane. Bisaba ati kurikira yashize njya kubwiriza kuri Hermes ka Mugina ku Kacyiru, njya kubwiriza naraye mvuye nanone kwa muganga. Yazengurutse amavuriro yose y'i Kigali, mu bita Remera, mu bita Kibagabaga, mu bita Nyarugenge bose, ariko bampererekanya bantransfera CHK. Ngeze CHK ko abaganga bambwiraga amakuru atandukanye. Hari igihe abaganga nabo bihutisha gupfa kwacu. Abaganga muri aha n'abanyumva mwihanganire kubivuga. Hari umuntu bigize guha imiti y'ubwandu bwa virusi itera sida kandi ntayarwaye, ayinywa amezi 6.
barebye amazina basanga bibeshyize. Abaganga mujye mureba neza. Umuntu yarihebye, kurya byaramunaniye. Abafite ibyo bikomere mwihangane, hejuru ya sida hari Yesu. Ikibi no kutagira Yesu gusa. Ariko arayinywa, asubiye kwa muganga bati iyi miti wandikiwe ni yari yawe, avuze amazina asanga bigenje bite. Hari igihe abaganga bihutisha gupfa kw'abantu. Umuganga umwe nahingutse arambwira ati rero ubu bintu byararangiye, ancisha mu cyuma, arambwira nari mbizi ko mfite ubwo bumuga bw'igihe kirekire, ariko nigendera. Burya rero hica ukubwiye, ubundi wirwariye n'indwara ntihagiye n'ukwakura ngo akubwire ngo urarwaye, wumva nta kibazo ufite, ariko hakikubwira ngo urarwaye uhita uhorota ugapfa, ugatangira gutekereza sereke bazanyikorera, bazanshyira hanze, ubundi bahita bakwinjiza ku gupfa. Ndi umuganga, enda sinagize amahirwe ngo nigire ubuganga, ariko menya najya ngira n'amabanga, nkayabwira umuntu mbona n'ubundi byanze, nkabona byanze bigeze kuri finale, nkavuga rero iyakire wihangane, ndabona gukira bidakunda, ariko umuntu ukigenda nkanjye bampaye byibuze morali ko ubuzima bukomeje, aramahamura, arambwira ati ubu rero disike z'umugongo wawe zose zarafungutse, hano mu bitugu nta zirimo, ati zagiye ku ruhande, nkaba nyigenda ko ngira gutya bikemera, ati ahubwo uzagwa mu nzira. Niho ubwo ntiyaranyishe, ati kandi dore uyu mutwe wose hano harimo ibikomere, barawukubise, ati kubw'ibyo rero uru rwasaya rwaha bakubise kera havuyemo akagufwa. Ati havuyemo akagufwa, ntimugane hakavamo igufwa, nkaba nyigenda imyaka 30, ko nari mfite 14 nkaba ngeze 48. Muganga wibeshye nireba neza, ati niko ibyuma binyeretse. Ubwo ntanyishe, hajya none ntangiye kuyanyura, numve koko igufwa ryaje, numve ko ryavuye, ariko nkumva amagufwa aracyari. Anyica ibyumweru 2, ndabirwara, bampa imiti ndagura, ndanywa, bindya mu nda, ndakomeza. Ngeze se yashika mura n'umudogiteri nawe w'inzobere, arareba mwana y'amashusho n'impapuro. Urero ngiye kubabwira ibintu byaranshanze, arangije arambwira ati ariko rero ndabona amagufwa yawe ari mazima. Ati ndabona amagufwa yawe ari mazima, nyine warababaye, barayakubise ababariramo imbere, nta ryavunitse, ariko ni kwa kundi ikintu umuntu akubita ahantu hakababara hakamungwa agahora ikimungu, ariko amagufwa yawe nta na rimwe ryacitse. Ni none se muga niryavuye? Ati ndabona naryo ririmo. Nubuse navuga, ati wavuga. Undi wa mbere yabwiye ati ntiwemerewe no kuvuga cyane. Hajya mbwira rero pastor aya mavuna ndabona atazashoboka. Ngeze kwa muganga, cyakoze arandebera ati cyakoze ufite ikibazo kimwe yambwiye nashaka kuvugira aha, ariko reka nkivuge. Arambwira ati ubundi urutirigongo ahandi ruba rumeze rutya, ati none urwawe kubera ahantu hamugaye rwaragiye ruhinduka nk'igiti, rurahagarara rurebye, ko nunama nawe numva arancanze. Ati nuko bimeze, atari ko tugiye kukwandikira kine, tibajye bagukorera kine, uzajya uza 3 mu cyumweru tugukurikirane, dore imiti ejo warubona foto ye nakweretse 91,650. Kubwishingizi nta ihari, njya kugura imiti naje nyikoreye, reka ngire vange no kumwiya saa sita. Yobu mu gice cya mbere umurongo waho wa 14 yaravuze ngo turi mu isi dufashe igihe mu ntambara.
n'ubu buzima tubayemo, ubutunzi dufite, ubukene dufite, byose ni intambara. Ariko ijambo ry'Imana ritubwira muri Yeremiya 33, Yesu aravuga ngo ntabaza ndagenza ne. Reka mu bumuga bwose mufite, mu byiza byose mufite, mu ngorane zose mufite, twegera Imana, niho hari amahoro n'umutekano. Ibibazo byo ntibizashira, ingorane ntizashira, ariko dukwiye gukumbura ijuru rishya ritazabamo kurira no gutaka no kuboroga. Hari ikindi nababwiye, nimbabwira ngo mujye mumwenyura mukuseke ngo Yesu arabakunda, ntago nje kubashakamo morali, ngo umubwiriza aragira ngo atushiremo morali, ngo aragira ngo azabona ababatizwa. Naje muri rivuna Imana izabagomba gukizwa, naje muri rivuna Imana izabagomba kubatizwa, naje muri rivuna ntazanye imbaraga zanjye, ahubwo umwuka wera niwe ugomba gukora. Ntabwo rero ndi kubashakamo morali ngo museke, ngo nkunde, ngo amateraniro yitabirwe, ahubwo nagiye mbabwire ko mwenyura ndi hejuru y'ibyo byose. Ku myaka 27 maze nitwa umugabo, 48 nta mwana ndagira. Umuryango wose muri jenoside yakorewe Abatutsi warashize, sigarana bashiki banje bake baraho, nabo bari kugenda barembera. Mu minsi yashize aho mvuka mu by'amateka ya jenoside, ninjye muhungu w'igitsina gabo wabashije kurokoka aho hantu. Si ibintu bikomeye, Imana iramfasha. Mu bihe bishize nyohereza yo gukora umurimo ahari amatongo iwacu, Imana yubatsemo urusengero, ntangamo ikibanza, twubakamo inzu y'Imana, ibindi tuzabigarukaho. Minsi yashize njya gukora y'amavuna, mbana n'abakiswe inzigo, bana n'abakiswe ibibazo, kuko inzigo n'ibibazo biboneka nta Yesu hari. Ariko iyo Yesu abonetse, insika zose zagatanya miryango arazisenya, akubaka n'imateka mashya y'abana b'Imana. Nta muyuda, nta murugiriki, nta mututsi, nta muhutu, nta mutwa. Muri Kristo Yesu turi abana b'Imana.